icupa rya kane, icupa rya gatatu, icupa rya kane ukarenzaho nurwa nasize ibintu byose kugira ngo itume rwose nakubwira iki itume imundariye akanywa arasura rwose. Rero wowe niba ufite inzara aje kuryama akaryamira umuntu. Basi iyo ugenda ukagura se wagiye kwirondo kamasaha agiye kugera. Njye kwirondo cyangwa ugafata ubugari wahaje ukagenda ubutetse. Wahindutse iyi nzoga iyi ngiyi yonyine uzi ko yakwishyurira inzu si 35,000 iyi ngiyi ikabigura 50. Nyine urayafite ndakubaza urayafite ko baba bazinguriye arizo mbaga niguriye abazikugurira ntibwire ko batagusaba ikiguzi cy'ubuzima bwawe. Ikibazo kirihe bagusasira mu macupa bakagwikigura bagusasira mu maguti bakagwikigura ingurane y'iri cupa. Ibi ngibi n'ubuzima bwawe umva nyine ko ari ubwanje ndagaruka wakihanganye wahindutse wa mugore we. Gusa icyo nakwizeza ni uko divorce iremewe, imyaka 5 tumaranye irahagije, ibyabaye byarabaye, waranyishe narapfuye ndapfuka. Abanyamagambo turi mu rugendo rugana mw'ijuru, wabo w'ijabiro heza, wabo w'ibyishimo, tuzagusenga tugusingize, tuzagushima tugushimagize, tuzakurangamira twibanire nawe, tuzakurangamira twibanire nawe, mukomeze urugendo w'intwari ku rugamba, njye nyirimbuga munzange nije bungiro ndoreza mwana wanjye nimukomeze urugendo, nimuhumure turi kumwe, nimukomere turi kumwe, ndoreza bana banje hango barihishe we. Bite tere Niko bite niko nikora jasiko niko nakubwiye nawe ngo niko nikora jasiko. None se ko ndeba ndabona ubwoko bwose, iza gakondo, iza kinyarwanda, nanone wongeye kandi tere oya da umuta upfa ndimo ndivura hangofa ibi bintu ndagaribyo nangoye rwose ndumbeshere. Ariko se ufite ikihe cyorezo wa mugore mu byukuri? Ni ikihe cyorezo ufite? Icyo cyaka niba cyarafubanye icyorezo wazagiye ku baganga b'inzobere bakagufasha ko Niko bizagenda gute? Maze nduburanyara mu matwi. Sinkunyare mu matwi. Sinkunyare mu matwi nzindukiye ariko njya kwiruka ibihuru n'ibihanamanga nkoga inyanja nkurira imisozi y'ubwoko bwose ngasigura cyamye nkagaruka ngasanga uko ari uri kukiri. None erega ntabwo uri umwana uhiye mu kwa. Uraje mbere ngo nakubona nanatetse dore ngiye imbabura nanjye guteka. Umva nuko nshazana amafunguro niri ngiye guteka nimbabura ndateka mu kanya nindangiza kugirisha. Mbabarira rwose inkuru bizi ko bagenzi banjye ku irondo bantegereje ndava kugikwa nkajya ku irondo. Urumva zayifatanya gute n'imibereho yawe kuko mu byukuri wowe ngo nduburanyaragura mu matwi. Mu byukuri ufite ibitekerezo bibara neza, ujya utekereza neza ko ese wikanze iki mu byukuri?
iki wikanze ko ni rugari baguhaye wiyongeraho rugarama ni butamwa yongeraho ngena koko umuntu agusigira ibintu byose amafunguro umuceri ibishyimbo ibiki byose iyo utabiguranye inzoga nta nubwo wibuka gutekera abantu ngo barye koko abana se babatekeye basi nani ngimba bongiye kurisha cyangwa nawe ucyane ubwiza ukora ibyo ushaka byose wisanzure abaturanyi bazajya baduseka iki gipangu turimo abantu bose bazaduseka bazatubona basitiriye baraguseka se bagukure iki kuri nyakwigendera ko wapfuye uhagaze turi mu ndu nyabaki ngo baraguseka ntabwo ndi umuntu rwose ntacyo ndicyo cyane adi nawe wicanye byakubera tere ugira ngo hari ibitagira ingaruka umuntu akora nukora ibintu byiza uzabona ingaruka nziza nukora ibibi ingaruka nazo zizaza ari mbi shaka wahinduka uragucana imbabura wasenda agoye umugabo winda gusa umugabo muzima yawe utazi ikimuhatse areba ubugabo bwa sigitsure komeza ukora ibyo ushaka byose umugabo bwa data nagurira hehe nabwo ni ikinyarwanda ushize impumu yibagirwa ikimwirukansa gashira amazeze kandi bazirikana rubanda mushishwa nabi agomba kuza kugeza ndabimenya mana ishobora byose wajya wihakabanga kuzi ko hano hari abandi baturanyi nagomba kuba wari kuvuga ko wajya wihakabanga kuko umuyobora niko reka ko nyaragura mu matwi niko nakununitse none se bizagenda gute ejo bundi nagize amahirwe urapfa urarokotse nzi uburyo wagarutsemo uri nzapfa urundi wowe kabisa wamubise icupa noneho ushobora kuzankubita umuhoro gupfa kwawe biri kure rwose biri kure bizagenda gute bizarangira njye kwisha ahubwo nudahinduka rwose ntabwo bizabyihanganira nagukubise iruta ry'umutwe ngo po numva urapfuye mbona urazutse nakubwira iki tora ayo makara uteke ndateka pe ibi ngibi mbikorera umwana ntibwire ko mbikorera wowe iyo uza kuba ingumba cyakoze imana ibona ibizaguruka ikabyima amababa ku mwana umwe nyababyeyi yahise kuvamo rero komeje kunyura ngo nyababyeyi yamvuyemo nagusogota nkamenya ngo ndagusogose bakanjana muri gereza sogota agahinda kabisa ubusa basi nibura wibutse kujya kuzana umwana ku irerero ndagihomba kuwabyaye umukobwa ndagihomba kuwabyaye umuhungu yabuze umukwe ndabura umukazana ndagihombo ariko nyoko we yarahombye pe yahombye umuhungu ahomba n'umukazana koko waba ngo umuhungu nyabaki waba ngo uri igitsina gabo wowe wapi uri igitsina cy'inzi na cy'indoke sawa vuga ibyo ushaka byose ibyo ushaka byose rwose wisanzure senda yagoye utarenda waba hariko mundu umugabo agwanira ibiryo wagiye ku rondo ubundi yesu yamaze iminsi 40 atajya ariko wowe kumara umunsi kumwe amasegonda 40 no wapfuye ba wasanga gasambagurike ku mana yanjye ntago wari ukutariye do tere wamaye agahenge koko basi mbabara ugenda ujya iwanyu ahukana ndagusabye ahukana rwose ahukana ugenda ujya iwanyu ntabwo nzagaruka kukureba akabiga sekonda keza wakwahukana ni wowe cyangwa ahukana ngande namunagani we ahukana wowe none mana yanjye ariko si ibintu bizagenda gute koko
wabibaza ndi inganzwa ndi umugabo nese wowe uri umugabo koko okay tuvugisha kure urebye wowe ubona uri umugabo nyine urafata icupa rya mbere icupa rya kabiri icupa rya gatatu icupa rya kane ukarenzaho nurwa nasize itume rwose nakubwira iki itume imuntu ariye akanywa arasura rwose rero wowe niba ufite inzara aja kuryama akaryamira umuntu basi iyo ugenda ukaguramo se wagiye kwirondo kamasaha agiye kugera njye kwirondo cyangwa ugafata ubugari wahaje ukagenda ubutetse ukanapfunyika ukaburirayo kuko uburiye hano rwose wakererwa ntabwo atari wabaye umugore w'umutima ugahinduka ko kagura mitako ndagukobeti kicumu ejo ndi warapfuye sinzi gashogi yakugaruye ngo ugaruke mu buzima wahindutse iyi nzoga iyi ngiyi yonyine uzi ko yatwishyurira inzu si 35,000 iyi ngiyi ikabigura 50. nyine urayafite ndakubaza urayafite ko baba bazinguriye ari zo mbaga niguriye abakikugurira ntibwire ko batagusaba ikiguzi cy'ubuzima bwawe ikibazo kiriye bagusasera mu macupa bagusasera mu magutiya bakaguha ingurane y'iri cupa ibi ngibi ni ubuzima bwawe umva nyine ko ari ubwanjye ndagaruka wakihanganye wahindutse wa mugore we gusa icyo nakwizeza ni uko divorce iremewe imyaka 5 tumaranye irahagije ibyabaye byarabaye waranyishe narapfuye ndapfuka abanyamagambo naho se ibeje